Amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase ndasuhuza ubwoko bw'Imana muherereye hirya no hino ku isi ndetse bari mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo Amajyaruguru Iburasirazuba n'umujyi wa Kigali Iburengerazuba yego impande n'impande ndabasuhuje cyane ubwoko bw'Imana muherereye muri Amerika Aziya Europe Australia n'impande zose ubwoko bw'Imana mbifurije amahoro y'Imana mugumye mugubwe neza n'ubundi ndabakumbuza nk'abagiye kuganira iby'agaciro kandi bigomba kudufasha twebwe ubwacu dore ko ari byo by'ingenzi ibyo turimo kwigira kuri uyu murongo wa Irera TV1 ni iby'agaciro kuri twe ndetse na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho ni ngombwa yuko ubyandika kuko ni ngombwa kubyandika waba wifashishije ikaramu cyangwa mashine cyangwa telefone uburyo bwose bwakorohera cyangwa kubifata mu mutwe ibyo byakorohera kugira ngo n'ubundi bize kugufasha mu buryo bwo kubisobanukirwa mu gihe gito kandi ubashe no kubisobanurira abandi nyirizina dore ko kubyigisha ari no kubimenyesha abandi ijambo ry'Imana ribishimangira mu rwandiko Pawulo yandikiye abikorino urwandiko Pawulo yandikiye abikorino urwandiko rwa 2 ibice 5 umurongo wa 18 ababwira ati ariko ibyo byose byaturutse ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi urumva ko umurimo wo kuyunga n'abandi natwe uratureba cyangwa ni n'intego yacu nk'ubwoko bw'Imana aho twaba turi hose ubuzima twaba turimo ubwo aribwo bwose twaba waba woroheje waba ukomeye waba uri mutoya waba uri mukuru yego buri wese iyo nshingano abayifite kandi abyiyumvamo nka nyirabyo rero nyirizina tugiye kurebera hamwe incamake y'amateka aranze y'itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 muri kino kiganiro tumenye amateka mu yobokamana turumvamo amateka ya Rimani Aboti kandi muri iki kiganiro tumenye amateka mu yobokamana turasangamo igihembo nyamukuru ku isi ku muntu wasize ibye ku bwa Kristo Yesu n'ubundi bwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu kuko Yesu Kristo ataraza mu isi ubwoko bw'Imana bwabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa rero ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagorerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana yacu ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana yacu yego ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru nk'uko ijambo ribishimangira ritanga umugabo ribivugaho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 1 kugera kwa 2 ababwira ati nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi ariko nyirizina usanga hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana yego aho bahoza imitima yabo hakabatamaza dore ko Bibiliya nayo ibishimangira mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 1 umurongo wa 16 aramubwira ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora bene abo nabo kwanga urunuka n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze nyirizina tugiye kureba amateka ku buryo burambuye yaranze itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 ako nanone turibaza tuti se abantu babayeho mu gihe cy'amateka bakoraga iby'Imana ishaka rero tugiye kumva aya mateka tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo bitewe n'icyo Bibiliya iraba yabivuzeho cyangwa yabyerekanyeho dore ko ariho dusanga ibyanditswe byera byavuzwe n'Imana rero reka twumva amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 ku ya 18 ukuboza mu mwaka w'1835 Rimani Aboti w'itorero yagize uruhare runini mu kwamamaza ubutumwa bwiza yavukiye muri Massachusetts amaze kwishimira ko Ali Ward Beecher yinjiye mu murimo n'ubundi yasimbuye Beecher nk'umushumba w'itorero rya Plymouth rya Brooklyn yego
aya mateka n'ubundi tubonye ahangaha twatangajwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Nyirizina tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka, kuri uyu Rimani Aboti, yego wageze nubwo asimbura uyu nguyu Ali Ward Bica. Tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga kuri ibi bikorwa byabaye muri iki gihe cy'aya mateka tubonye haruguru, kugira ngo tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, ariko turasanga uyu Rimani Aboti yakoze umurimo agomba gukora nk'ubwoko bw'Imana, ubwo yagize uruhare runini cyane mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Rero uyu nguyu n'ubundi yavukiye muri Massachusetts. Tugiye kureba nyirizina icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka, cyangwa nyirizina turebe muri kino kiganiro n'ubundi tumenye amateka mu iyobokamana. Tugiye gusangamo nyirizina igihembo nyamukuru ku isi ku muntu wasize ibye ku bwa Kristo Yesu. Aho turasanga n'ubundi uyu Rimani Aboti yaragize uruhare runini mu kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare. Muri uku kugira uruhare runini cyane mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, haba harimo kwitanga nyirizina, gutanga umubiri we, gutanga imbaraga ze, gutanga igihe, kugira ibyo yigomwa yakagombye kunezeza umubiri we, ibyo ngibyo akabyigomwa, ariko agatanga ubutumwa bwiza. Haba harimo no gutanga ubutunzi kugira ngo ivugabutumwa rikorwe mu buryo bwuzuye cyangwa mu bushobozi afite. Rero niyo mpamvu nawe ku bushobozi ufite cyangwa ku butunzi ufite wakora ivugabutumwa, yego, cyangwa ugatanga imbaraga zawe, yaba ari iz'umubiri, yaba ari ibyo wigomwa, yaba ari igihe cyawe ukacyigomwa, yaba ari n'ubutunzi ukabutanga, ariko ubutumwa bugatambuka hirya no hino, yego, mu buryo ubashije, uburyo bwose ubashije ukabukoresha, dore ko n'ijambo ry'Imana ritubwira muri Mariko ngo ukundishe Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Birumvikana yuko uko ubashije niko ugomba gukora, n'ibitekerezo byawe uko ubasha kubikoresha aba ariko ukorera Imana, ukora umurimo w'ivugabutumwa bwiza. Tugiye kureba rero icyo Bibiliya ivuga, cyangwa nyirizina iby'agaciro cyangwa igihembo ushobora kuba wabona, yego, cyangwa wasingira, yego, igihembo nyamukuru ku isi ku muntu wasize ibye ku bwa Kristo Yesu. Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya icyo kubivugaho mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 19 ku murongo wa 27 kugera kwa 30, niho havuga ngo, maze Petero aramubaza ati, dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Cyari ikibazo Petero yifitiye. Twasize ibyacu, twatanze ubutunzi, igihe cyacu twaragitanze, hari ibyo twirengagije kwinezezamo, twebwe tuzamererwa dute? Yesu aramusubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye, mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, yego, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12, mucire imiryango 12 y'Abisiraheli imanza. Hano n'ubundi Yesu Kristo yerekanye yuko mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, yego, ari bw'ibyo gihembo cyangwa ibyo bihembo bigiye kuzaboneka cyangwa bigomba gutangwa, yego, umuntu agomba kubisingira. Akomeza avuga ngo, umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu ku bw'izina ryanjye, azahabwa ibiruta inshuro 100. Ariko twabonye yuko ari mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, kandi igihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya ni nyuma y'ubu buzima bwo mu isi, mu gihe hari ababuvuyeho hashize ibinyejana byinshi, hashize ibinyabihumbi, abo bose baracyategereje byose ngo bihindurwe bibe bishya, ibihembo bibone gutangwa. Ibyo bihembo cyangwa igihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya ni cya gihe nyuma y'umuzuko wa mbere n'uwa kabiri, mu gihe habagiye kuboneka urubanza, abahembwa bagahembwa, abahanwa bagahanwa, ni icyo gihe nyirizina cyo guhindura byose ngo bibe bishya. Noneho hano Yesu n'ubundi yakomeje avuga ngo, umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu ku bw'izina ryanjye,
azahabwa ibiruta inshuro 100 kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Hano Yesu Kristo yabimusobanuriye neza mu buryo bwimbitse yuko hariho kugororerwa, yego amaranka cyangwa uzahabwa ibihembo. Biragaragara yuko n'ubundi hanyuma yo guhindura byose ngo bibe bishya, ibihembo ntabwo bizaba bingana ku bantu n'ubundi bahawe ubugingo buhoraho. Ndabashimiye cyane bwoko bw'Imana mwabanye natwe muri kino kiganiro tumenye amateka mwibokamana cyaranze iyi tariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 nyirizina. Tubonye ibihembo cyangwa igihembo nyamukuru ku muntu wasize ibye cyangwa ubutunzi bwe ku bwa Yesu Kristo nyirizina. Ndongera mbibutse ku bwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ntiwaba bitameze gutyo ugasanga arakora ikinyuranye n'icyo ngicyo yitira ko ari ubwoko bw'Imana, ntabwo ari mu murongo wa nyawo, ahubwo yambaye isura cyangwa yambaye ikote ryo kwiyitirira yuko ari ubwoko bw'Imana ariko nyirizina atari we. Kuko ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego tugenda tubona n'ubundi amagambo agenda abivugaho byeruraho. Ndabashimiye cyane. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.